ujya kumva maze inyigisho ngo zirimo gutambuka muri iki gihe ugasanga ni inyigisho zitita ku by'agakiza ku mutima w'umuntu. Ahubwo ikigwiriye ni ugushaka no kugwiza abayoboke buzura amadini. Mu bagwize mu bapasitori mwe kugeza ku gihugu kinini cyangwa se umugabane munini, igihugu cy'imigabane ibiri, Amerika y'Amajyepfo na Amerika y'Amajyaruguru, bikoze Amerika yunze ubumwe. Umugabane cyangwa se igihugu kigendera ku mashyaka abiri, aba republike n'abademokrate, amoko abiri. Kuri uyu munsi mugiye kuganira na Niyibikora Nicola mu kiganiro twari tumenyereye kimaze n'igihe kuri faze tugezeho y'ubuhanuzi. Uyu munsi turakomereza aho twari tugejeje. Reka mbere yuko dutangira dusenga Imana. Urakomeye Mana yacu, ufite ububasha n'ubushobozi, isi n'ijuru biguhimbaze kuko uri Imana ikomeye, izina ryawe ryera rishimwe. Tugushimiye cyane uyu mwanya tugejejemo, kandi tugushimiye amasaha y'ingenzi uduhaye kugira ngo ijambo ryawe ritambuke mu matwi y'abantu benshi. Turagusaba cyane kugira ngo ritugirire akamaro kandi tukubonereho umugisha. Buri muntu wese yumva ibikwiriye kumvwa kandi bimugirire akamaro, kandi umwuka wera bivomere kugira ngo mu gihe tukiri ku isi tubashe kwitegura ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu, amen. Ngira ngo abantu benshi badutelefonaga bakatubwira ati se bimeze bite, twagize imirimo myinshi niyo yatumye muri iki gihe tutarabashije kuboneka nk'uko bikwiriye, ariko ibiganiro byagiye binyuraho. Ngira ngo nta kibazo na kimwe mwigeze mugira. Hari abantu bo muri Zangara Tanzania, za Gitera, Nyibogabira, Kirundo, Mwumba na Ngozi muri Repubulika y'u Burundi, za Masisi muri Kongo, Kabare muri Uganda. Abo bose turababwira tuti mukomere kandi ibyo mwakiriye nyamuneka mu biha agaciro gakwiriye. Hari n'abari ku migabane y'Iburayi bagiye batwoherereza ubutumwa kuri internet bakatubwira neza ko ibiganiro binyura kuri radio babikurikirana, cyane cyane ikiganiro cyo kwihana no kubabarirwa ibyaha, ndetse iyi faze y'ubuhanuzi badusaba kugira ngo tuyitsindagire kuko bakeneye kubyiga, bakeneye kubimenya. Bati twebwe aho duherereye biragaragara ko isi isigaje igihe gito, noneho nimutubwire tudushima ubutumwa mutugezaho. Aho twari tugeze rero, twari tugeze ahantu hakomeye, twari tugeze ahantu hatubwira kandi hadusobanurira ibijyanye n'iby'inyamaswa. Iyo nyamaswa atari iyindi, ari inyamaswa yazamutse ivuye mu gitaka. Iyo nyamaswa yazamutse ivuye mu gitaka, nk'uko ibyahishuriwe Yohana bitubwira, itandukanye n'izindi nyamaswa uko twagiye tuzibona tuzamuka muri Daniel. Wenda kugira ngo tujye mbere mu cyigisho, reka dusome amagambo yanditse mu byahishuriwe Yohana igice cya 13 ku murongo wa 9. Haranditswe ngo ufite ugutwi niyumve, nihagira ujyana abandi h'iminyago nawe ubwo azajyanwa h'iminyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aha niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Ndasubiramo iri somo, ufite ugutwi niyumve. Kuki Bibiliya yakoresheje iyi mvugo? Nuko hari abantu bafite amatwi ukibeshya ko bumva nyamara batigeze bumva, kandi batanateze n'amatwi, uyabona agaragara ariko atumva, yarazibye. Bibiliya iravuga ngo uyafite, ufite amatwi yumva niyumve. Nihagira ujyana abandi h'iminyago, nihagira ugira icyo akora cyangwa se ugira icyo ashyiraho, abandi bagakurikira, abandi bakajyana ku neza cyangwa se ku nabi, ujyana abandi h'iminyago nawe ubwo azajyanwa h'umunyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Ngaho aho twari tugeze, twavugaga iby'inyamaswa zamutse ivuye mu gitaka. Ku murongo wa 11 w'icyo gice cya 13 ngo haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Iyo nyamaswa ivuye mu gitaka twabonye ibyayo, ifite amahembe abiri, yajya kuvuga ikavuga nk'umwana w'intama. Ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ariko yajya kuvuga ikavuga nk'ikiyoka.
ariko igaragara ko hejuru ari nk'intama. Aho twerekeza ku gihugu kinini cyangwa se umugabane munini, igihugu cy'imigabane ibiri, Amerika y'Amajyepfo na Amerika y'Amajyaruguru, bikoze Amerika yunze ubumwe. Umugabane cyangwa se igihugu kigendera ku mashyaka abiri, abarepublike n'abademokrate, amoko abiri y'amashyaka bagendera mu bibumbiyemo. Igihugu ubu ngubu kuri gahunda kiyobora isi yose, ndetse igihugu gishaka ko politike yacyo ikwira mu bice byose bigize iyi si yose. Ni n'umugabane kandi uhagarariye ubuprotestani ku isi. Nkuko twasobanuye iby'Uburayi, kushatse gukoma Kiliziya Gatolika Uburayi mwahangana, ni nako utunza agatoki abaprotestani Amerika mwabonana nayo. Ni umugabane kandi uvugwa mu byahishuriwe Yohana nkuko tuwubona. Uko twazamutse ibihugu bigenda bivugwa n'imigabane ivugwa. Aho turi ku mugabane wa Amerika, kandi uwo mugabane ni umugabane uvugwa mu byahishuriwe Yohana igice cya 13. Ni n'umugabane kandi mu buhanuzi wiswe inyamaswa yazamutse ivuye mu gitaka, ibyahishuriwe Yohana igice cya 13 uhereye ku murongo wa 11. Twibutse abatwumva, tubabwire ngo Amerika nk'inyamaswa yazamutse ivuye mu gitaka yari ifite inshingano ikomeye cyane yagombaga kuzuza muri iki gihe. Kandi iyo nshingano ikomeye icyo gihugu kigomba kuzuza twarayibasobanuriye. Twanababwiye ko ibyo Amerika irimo gukora mu bihugu bituye ku isi ubu ngubu ntabwo ari byo yakagombye gukora. Sibyo yakagombye gukora. Bimwe mu by'ibanze Amerika yagombaga gukora, mubanze mu byumve neza, kwari ugusubiza ku murongo iyobokamana ryangijwe n'ingirwa abapapa. Ndakoresha iyo mvugo, iyobokamana ryangijwe n'ingirwa abapapa, kuko urebye ubusobanuro bw'ijambo papa, umubyeyi, umupapa uhagarariye abandi, batanye inshingano. I Roma hakorwa ibintu bibi, bavanaho Bibiliya bashyiraho ibintu bitari bihuje n'ibya Bibiliya. Amerika inshingano imwe mu zibanze yari ifite kwari ukugarura isura iyobokamana ryari rifite mbere yo kujyaho kw'abapapa, kuko abapapa baraje noneho bangiza byinshi. Nk'inyamaswa ivuye mu gitaka rero yagomba kuzuza inshingano zitujujwe n'inyamaswa zamutse ivuye mu nyanja. Ariko ikibabaje giteye agahinda, ahubwo inyamaswa ivuye mu gitaka izikoresha ububasha bwa nyamaswa zamutse ivuye mu nyanja. Ni ukuvuga ngo baza bagera ikirenge mu cya Roma no kuzuza no gukora no gusohoza ibyo Roma nkirisitu yifuzaga bidahuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ikintu bagombaga gukosora rero, bagombaga kwitaho. Roma yari yarafashe ibyera, irangije babigira ibyanduye babisiga ibara ryera, barabitagatifuza, babiha abantu. Bibiliya iteshwa agaciro kayo, abantu bagotomera ubuyobe kugeza na bugingo n'uyu munsi. Abantu bakaba bari muri ubwo butware bupfuye bw'inyigisho zitagiraho zihurira n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ngiki kintu cy'ibanze Amerika yagombaga gukora, igasubiza abantu ku murongo muzima w'ibyanditswe byera. None byikora ni ibiki? Ibyirimo ubu ngubu ni ibiki? Ko ari byo twazamutse tubabwira. Ntaho bihuriye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntaho bihuriye n'ibyakagombye gukorwa. Mwakwibaza mutese, kurimo kuvuga ngo ni iby'Imana yagomba nibyo nyine? Ndavuga nyine ko ari iby'Imana yagombaga kubanza imbere. Iyo urebye ukuntu bageze muri Amerika bahunga bavuye mu bihugu by'i Burayi, hari n'abirabura bagezeyo, hari n'abo muri Aziya y'Amajyepfo bagezeyo, n'abandi bagiye kuhatura, gutyo abantu bose bahatuye bihaye umugambi ngo ibindi byose bize nyuma, ariko imbere tuhashyira Imana. Nguko uko banditse ku madolari, nguko uko itegeko nshinga ryabo naryo ryari rishingiye ku byanditswe byera kuri Bibiliya. Cyaraziraga kikaziririzwa ko umuprotestani yagombaga kujya kuyobora atabanje kurahirira ku gitabo cya Bibiliya, avuga ati Imana niyo tugomba gushyira imbere mu byacu byose. Niko bikirise? Ntabwo ari ko Amerika ibikora. Yataye inshingano. Wenda tukiri kuri iyo nyamaswa yazamutse ivuye mu gitaka, duse naho tujya mbere mu cyigisho cyacu. Abaramye iyo nyamaswa ni ukuvuga ngo bagendera munsi y'ibitekerezo bidahuje no kuri kw'ijambo ry'Imana, bagendera
munsi y'ubuyobe y'inyigisho zitagira aho zihuriye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi inkomoko yayo akaba ari ku cyicaro i Roma, ubwo abapapa bahaga umugisha ibintu byose bidahuje n'ijambo ry'Imana bakabibyigisha abantu, kugeza kuri uyu munota abantu bakaba ari mu buyobe bw'ibintu batazi. Twari tugeze aho tubabwira ngo Imana ikeneye abantu bafite ibitekerezo bizima, ibitekerezo biri ku murongo, bitagira amakajagari n'akavuyo, bafite imitekerereze myiza nk'iy'abasirikare bagira. Naho ngaho twari tugeze, ndetse tuniga n'icyigisho cyiza cyerekana ko nta n'umusivili Imana yigeze ikoresha muri uyu murimo. Suko se, suko akavuyo k'abasivile niko katobatobye Bibiliya. Iyo wumvise ubu ngubu ukuntu abantu bayitoba, bajya mu byahisho bakivurugutamo, bagenda mu by'Imana bakivurugutamo, barangiza bakagabira ijuru abantu, bakabumvisha uburyo n'abapagani n'abasenga ryangombe n'abagira za nyabingi bose bakijijwe muzajya mu ijuru. Iryo juru ntaryo muzajyamo, mbakuri inkoni ku murima. Ijuru niba mutekereza ngo abantu bose bazarijyamo, nongere mbabwire ko ijuru atari ingarana Imana izakoyorera y'umwanda uwo ari wo wose. Ijuru rizagibwamo n'abantu b'Imana bari bazi icyo Imana isaba, baracyuzuza, bamaze kucyuzuza buzuza kondisiyo zibikenewe byose. Ibyo nibyo wigisha ababwiriza babiringiza ijuru. Bamwe uranyura hano bati twaremewe kuzajya mu ijuru. Reka tubyemere dutyo, none se igihonomi izajya mu bandi? Abandi bati ijuru ryahumuye. Ni kwa nyagosenge wawe se uzagenda winjira ko wumva wiboneye? Niho uzajya urumva ari kwa nyagosenge wawe? Indirimbo nyinshi zijya ziririmbwa ati turagisiyoni, ukagira ngo neza neza ni nko kwinjira mu murwa wa Kigali. Kera barasakaga umuntu wese yinjiyemo, none umuntu araza akanyura kuri polisi akagenda, kubera ko igihugu gifite umutekano. Bana ibitekerezo byawe n'imitekerereze yawe ko kwinjira mu mujyi wa Kigali cyo kimwe no kuzinjira mu ijuru. Ijuru rizagibwamo n'ubwoko bw'Imana. N'ubutazi uko ubwoko bw'Imana buteye, uzasobanuze ubibaze neza, maze umenye uko ubwoko bw'Imana buba bumeze, noneho urebe ko izo kondisiyo uzujuje, maze utangire witegura ijuru. Urufunguzo rwa mbere rugomba gufungura abantu kuzinjira mu bwami bwo mu ijuru ni ukwihana no kubabarirwa ibyaha. Ibyo byakubayeho? Byakubayeho wowe uteze amatwi y'iradiyo? Ndakubaza, byakubaye? Warihanye, wabariwe, ufite ibyiringiro by'uko wakira imbabazi z'Imana wowe wumva y'iradiyo? Cyangwa urabona abaririmbuka ukabona bajya mu rusengero ukajya mu nsengero, niba hari bazarimbuka ntihasigare n'uwo kuba ari inkuru n'abantu baboneka mu nsengero bafite za Bibiliya, imyumvire itandukanye, imisengero itandukanye, n'imibatizo itandukanye, imikorere itandukanye. Bamwe amatorero yabo yashinzwe kubera amafaranga, abandi kubera icyubahiro, batonganye bapfa ubupasitore, umwe ati ndashinga iryanjye, undi ati baza atari ijambo ry'Imana, bagera ikirenge mu cya Roma. Kugeza ubu ngubu ndimo kuvuga icyitwa ubuprotestani cyataye isura. Twababwiye ibyabayeho abahagurukije ubuprotestani mu bihugu by'Iburayi, imbaraga bari bafite, umurongo bari bariho. Uwo murongo ntabwo ariwo abantu bariho muri iki gihe. Ariho twababwiye tuti ubu ngubu Imana ikeneye abagabo n'abagore bafite ukuri, ari nako bashyize imbere. Imana ikeneye abagabo n'abagore bafite objectif, bafite umugambi, bafite intego, inshingano yo gukura inzitizi n'ikibazo icyo ari cyo cyose mu nzira. Abo bagore n'abagabo Imana ishaka ni abashyize ibyanditswe byera imbere, bashyize Bibiliya imbere, ariyo ihabwa agaciro yonyine. Ni abagabo n'abagore, munyumve neza, ni abagabo n'abagore badaterwa ubwoba no gushyira ukuri kw'ijambo ry'Imana hagaragara. Bona nubwo byakwemera ko bagucirirwa igihanga bagapfa, hahirwa bapfapfira mu mwami, nta kibazo bafite. Abo nibo tuvuga Imana yifuza kandi ikeneye muri iki gihe. Ni abantu batandujwe n'abagore. Ngaho rero noneho tujye twakira ku cyigisho cyacu. Byahishuriwe hano igice cya 10, guhera ku gice cya 13 hagenda hadusobanurira, baratubwira ngo bazajya mu ijuru n'abatarigeze banduzwa n'abagore. Abagore muza bari bo ntabwo twabasobanuriye mu buhanuzi. Ndibuka mugenzi wanjye Shimayeli yabasobanurira amarenga ya gihanuzi, ageze ubwo babwira ngo umugore asobanura itorero. Abantu batandujwe n'abagore ni ukuvuga iki? Ni abantu batajarajaye ngo bagende bagotomera ubuyobe burimo kugenda boneka mu matorero.
ubujiji bw'abanyamatorero uhereye kubayayobora batigeze bayobora abantu kuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo bashyize imbere ibintu umuntu atabasha gusobanura, maze babiha abantu babiruhara muri rubanda ruragotomera, abantu bose bazi ngo n'iby'Imana. Muri iyi minsi tutabonanaga nasuye amatorero menshi, amadini menshi njyamo ariko reka mbanze mbabwire ngo gahunda y'abagore itandukanye na gahunda y'Imana. Gahunda z'amatorero zitandukanye na gahunda z'Imana. Uzi kugera mu matorero ugasanga igihe gito nicyo bafite cy'intuza cyo kwiga Bibiliya. Umuziki niwo wahawe umwanya munini, hari naho ugera ukibaza ukagira ngo wageze muri Cadillac neza. Ivumbi ryatumutse, abantu ibyuya byabarenze, bajya gutanga umwanya w'ijambo ry'Imana ngo iminota 15 ngo ugire vuba kugira ngo babone uburyo bibyinira. Ni mubyine simbabujije, ariko ibihembo byanyu n'umunezero wanyu muzatahira uwo nguwo, kuko amaherezo yabyo muzarimbuka. Ndabibabwe nimuhera muri iyo miziki yanyu, ijambo ry'Imana rigahabwa agaciro gakeya, mumenye ko nta kindi mutegereje kuzarimbuka. Si ibyo byonyine, hari aho ugera ukareba ugasanga nta gusenga, reka da, amasengesho aragerwa ku mashyi. Nyamara Bibiliya y'ubwayo iratubwira ngo nyamuneka musenga ubudasiba, ngo kandi ukuriya munsi urushizeho kubegera murushizeho guteranira hamwe, abantu bisunga Imana. Wareba ibintu birimo gukorwa mu matorero ukibaza, ariko aba bantu bubuhumyi bafite, ubu bujiji bafite, uku kurindagira barimo bazakuvamo ryari? Nguko uko Imana itarimo guhabwa agaciro. Ubwo ndimo kuvuga ibintu by'ubushakashatsi by'ubwanjye nikoreye. Ujya kumva maze inyigisho ngo zirimo gutambuka muri iki gihe, ugasanga ni inyigisho zitita ku by'agakiza ku mutima w'umuntu. Ahubwo ikigwiriye no gushaka no kugwiza abayoboke buzura amadini. Mubagwize mwa bapastori mwe, mubagwize mwa bapadiri mwe, mubakura amatorero mwe, mwa bashehe mwe, mubagwize buzura insengero rwose, maze mwuzuze, muzababanziriza imbere kujya mu munwa wa Gihonomo. Igihe cyose mudashishikare kugira ngo ababari imbere mubigisha ibijyanye n'uko agakiza k'imitima yabo kagomba kuboneka. Mumenye neza ko abo bari imbere namwe ubwanyu mubayoboye nta kindi kibategereje usibye urupfu. Bibiliya muri Matayo igice cya 6 ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana nibwo ibindi muzabyongerwa. None mwe mwabanje bitari by'ubwami bw'Imana, umuziki nguwo, indirimbo ngizo, maze iyo haje umubwiriza ngo aturutse hanze, ukora ibitangaza ibi nibi usiga abantu amavuta. Singaya nuwo numvise kuri radio avuga ati nubuto bajye babubasiga nyine, ese ko mwanze kugira ngo Imana izagira ikikore imitima, bajye babasiga ubuto, uzana rukotora basige ngo basizwe amavuta, uzana amazi yabasiga, waguze amamesa yabasige, nurwo murindiriye. Ariko ntibyakagombye kuba gutyo ngo ibitangaza ngo rahagurutse ibirema. Nushaka uvuga ngo iyi nzu ndende yo mu mujyi wa Kigali niyiterura igende igere i Rubavu cyangwa se yitereke i Bujumbura, uzabikora. Nibishaka nushaka ukora icyo gitangaza gikorwe Imana itarahinduye umutima wawe, ibyo byose bizaba ari impfabusa. Matayo gice cya 7 ngo hari benshi bazambwira kuri uwo munsi ngo mwami ntabwo twakoraga ibi mu izina ryawe, bitangaza ibiki twarigishaga. Yesu ati mwumva imbere mwankobuzizi bimwe ntabwo nigeze kubamenya. Kuki? Kubera iki? Gushishikarira ibitari yobokamana akaba ari byo abantu bashyira imbere, bakagombye guharanira kugira ngo habeho gukira kw'imitima. Ngiryo ishyano rero tugushije, ngizi ngorane dufite muri iki gihe, ngaka kaga, ngaha abantu bagotewe. None ubwo abantu bagotewe batyo mu nyigisho zipfuye, tukaba tugeze muri faze y'iby'ubuhanuzi, tugiye kuburira ukiri umuprotestani wese yava akagera kugira ngo ave mu kurindagira arimo. Abo bantu bagoswe bene ako kageni bazaziturwa nande? Ninde uzabazitura? Ninde uzababohora akabavana aho ngaho? Reka mbabwire, nubwo ababwiriza bisi yose baterana ntacyo bazamara. Nubwo twavuga tukamena mikoro za radio ntabwo dushobora kugira icyo tumara, reka da. Ariko
icyo gikuta mwubatse cy'abagomeramana, ibyo bikuta byubatswe by'abagomeramana, uretse muzaba mwirebera ijuru riri karibu kugira ngo ribisenye, rikubite hasi ibyo bikuta byose ribishyire hasi. Na Babuloni ubwayo uwayigezwagamo nk'uko twabibigishije nta cyizere cyo ko agomba gusubira mu gihugu cy'iwabo. Nawe reba igihugu kigoswe n'ibikuta bibiri hagati hanyura imigezi, amabato y'abasirikare azerera hejuru kugira ngo hatagira umuntu usimbuka. Nta cyizere umuntu yagiraga cyo kugira ngo avemo. Nguko uko abo bantu bagotewe muri Babuloni mu ndiri y'abagomeramana, nta kindi kintu kizabamara musibye Imana. Cyokora cyo muri Yeremiya igice cya 51 habageze ubwo baburirwa ngo umuntu ufite ubwenge nyamuneka nasohoke akiza amagara ye ave muri Babuloni. Abantu munyumva muneza amatwi, uzi kugira ngo wumve ukuri nurangiza ukwirengagize. Imana irashaka ngo buri muntu wese yumve iby'aya magambo yitandukanye n'indiri y'abagomeramana. Point ngicyo, nta kindi. Yitandukanye n'indiri y'abagomeramana. Niba bitabaye bityo, icara utegereze bimwe ngiye kukubwira bizabaho hano. Abisirayeli baragiye bafungiranirwa muri Egiputa, Farawo ngo ntimuzavaha, ashyiraho imitwe y'abasirikare bakajya birirwa babakoresha uburetwa. Bagize ngo baratekereza ibyo gutaha, noneho akuba inshuro nyinshi. Farawo igihe cyarageze, usibye Imana yamugamburuje nta kindi cyamugamburuje. Nicyo mutegereje, nicyo mutegereje. Uretse mwumve ku bantu bagoswe muri iki gihe, mwumve uko bigiye kubagendekera. Yesaya 44 na 45 hatubwira iby'Imana yasezeranye ivuga ngo nijye uzabavana muri kiriya gihugu, nijye uzabagobotora nkabavanamo. Iki gihe Imana iraburira abantu ngo mwasohotse muri Babuloni, mwavuye mu ndiri y'abagomeramana. None niba mwumva ibyayo magambo, murahitamo kuvamo cyangwa se murabyihorera? Ndababaza, murahitamo kuva mu ndiri y'abagomeramana cyangwa se murahitamo gukora ikintu cyiza cyo guherera mu ruhande rw'Imana? Umukurikizi ibyayo uko mwagiye mubibwirirwa kuri iyi radiyo, hatari yamanjwe tujya twumva bimwe bidahuje no kuri kw'ijambo ry'Imana birirwa babiringiza. Ijuru twapfiriye muri Adamu, ducungurerwa muri Yesu. Ubu buri muntu wese ni uwera, ubwami bwo mu ijuru ni ubwacu. Murarota ku manywa y'ihangu. Ntabwo inzira y'Imana yigeze igendwa muri bene ubwo buryo, uhereye ku ntango zayo, ku muntu wa mbere wabaye kuri iyi si kuri Adamu, kuzageza kuzasoza uru rugamba. Ayo ni amajwi ya Satani, ubwo ni ubutumwa bukomoka kuri Satani, nta nubwo bwo bwantinza. Ntibwantinza. Tuzagira igihe cyabwo cyo kugira ngo tubasobanurire n'iyi myigishiriza irimo kuva, kuko twakoze ubushakashatsi no gucukumbura tumenya neza inkomoko yabyo. Ngibyo byo tugiye kubasobanura nabyo tubibashyira ahagaragara. Muzajya mwumva abantu bavuga basobanura, abataratumwe n'Imana bakwiye kugaragara, n'abatumwe n'Uwiteka bakagaragara. Ibintu bikajya ku ruhande rusobanutse, abantu bakamenya umwanya bagomba guhagararamo. Ibintu byose abantu babyitira iby'Imana, uje arabwiriza n'iby'Imana, undi aje arabwiriza n'iby'Imana, wareba aho bivana abantu naho bibageza ukahabura. Muri Egiputa umwami watinywaga n'isi yose Farawo. Urukurikirane rw'abafarawo ko bagiye basimburana bigejeje ku gihe Imana yagomba kuzitura ubwoko bwayo. Ntabwo yabuzituye ngo buvane muri ubwo buretwa hatabanje kubaho ibintu bibi bikomeye. Reka rero mbibiri banga muntu uteze amatwi iyi radiyo ubuntu butangaje, ukurikire wumva uko byagenze muri Egiputa. Ni nako bizagenda, ibyo wicara ubizi ubishyire mu bwenge bwawe, niko bizagendekera abagomeramana bose. Farawo Mose yamugezeho ari kumwe na mwene wabo Aroni, baramubwira ngo aba bantu si abawe, aba bantu ni ab'Imana. Imana irabakeneye ngo bajye kuyitambirira ibitambo mu butayu, none urabarekura bagende? Farawo ati ntabwo mbarekura. Ntubarekura? Ntabwo mbarekura. Nubarekura simbarekura, ndetse nimuve ku marembo yanjye, uwo nzongera kubona hano nzamwica. Barigendera ati buretse uzaba wirebera iyo Mana ushaka guhangana nayo idafite ububasha n'ubushobozi nk'ubwawe. Sibwo icyago cya mbere cyicetsemo, Nile bafataga nk'Imana ihinduka amaraso. Ubu ntabwo ushobora kwemera ko Nyabarongo ishobora guhinduka amaraso, ntushobora kubyemera. Yayahinduka se ko yaburu itaba n'amaraso, ubwo ikabura udigidirwa amaraso, izuba ryahacanira kabiri ntihagire umuntu wongera kuhanyura kubera umunuko. Wari uzi ko ari uko kuri Nile byagenze? Nile bafataga nk'Imana, bari barayigize ikigirwa Mana cyabo, ihinduka amaraso bareba. Amafi yose arapfa, ibiryo birabura,
imyaka yezwaga n'inuza n'amazi ya Nile imwe iratangira iruma. Agasuzuguro ka Farawo ko kugomera Imana no kwanga ngo abantu be ntibagende gatangira kugenda kadohoka. Abajyanama be baramusanga. Buriya reka rero mbabwire, hari abantu banga kujya mu nzira y'Imana kubera abajyanama babi b'abagome banze kubabwira akaga bashaka gutsimbarara ku bintu byabo biba bishaje. Baturarekura Abisirayeli tuzasigara dufite abacakara bavuye hehe? Tuzakorerwa na bande? Piramide zizubakwa na bande? Ni bande bazajya baduhingira muri biriya bibaya kugira ngo tubashe kubona imboga zo kurya, amadegede n'ibindi? Bareke ntiwumvire bariya bantu. Nirubwindutse amaraso nta kibazo, turihangana. Tuzareba uburyo twajya noneho ku nyanja itukura tujye kuvoma. Barabimwumvishije. Farawo arinangiye. Cyokora cyo bagarutse ramubwira ati na n'ubu ntabwo urava ku izima. Ati noneho nemeye, ejo tuzaburekura bugende. Amazi aba meza. Amaze kuba meza, Farawo arongera arisubira. Muri kwa kundi Nile yari yacitse amaraso, Imana yakoze ibintu byiza cyane. Amafi niyo yapfuye, ibikeri byose byarazamutse bivamo bijya mu rufunzo. Bimaze kujya mu rufunzo, noneho amaze kwanga bwa kabiri, bya bikeri byari mu rufunzo. Abamarayika babijya imbere, timuzi ahantu hose hari inzu mujyemo, aho batekera mujyemo, mu bitanda by'abantu mujyemo, ku mashuka yabo mujyemo, mu nkono zabo mujyemo, maze igihugu cyose kiragenda cyuzura ibikeri gusa. Farawo arangije aravuga ati ibintu sinabivamo. Ahakoze hose agasanga ni ibikeri ku masahane biriho, mu biryo birimo, mu nkono birimo, ku meza birahari, ku gitanda birahari. Farawo uko abigenza arangije ati ndadohotse, noneho ndabyemeye. Amaze kubyemera, ibikeri ntawamenye ukuntu bisubiyeyo birigendera. Arongera arisubira. Maze inda si ukubatera we. Inda zirabatera, zirabarya mu myenda, zirabarya. Icyo cyari cyago cya gatatu. Icya kane, ibibugu byuzura igihugu birabarya. Kandi gitangaje, ntabwo ibyo byago byageraga mu Bisirayeli. Muryama iratera, amatungo arashira. Maze ku cyago cya gatandatu nicyo shaka kugira ngo tuze guheraho, kuko kiri buze kutwinjiza no mu bindi. Ibisebe byuzura muri Egiputa. Abantu bavanamo imyenda basigara bambaye ubusa. Abagore ingutiya bazivanamo. Amapataro, kavuga amapataro kuko ariyo twambara mu Rwanda icyo gihe bambaraga amakanzu, bayavanamo. Buri muntu wese ntabe yatinya kureba ubwambure bwa se cyangwa bwa nyina, kuko imibiri yose yari yuzuyeho ibisebe. Ibyo Mose yarabibabwiraga, ntabwo bumvaga ko ibyo bintu byashoboka, nyamara byabayeho. Niba ugira ngo ndakubeshya, baza bajya muri Egiputa, urebe uburyo banditse aya mateka mabi y'ibyago bahuye nabyo kubera agasuzuguro k'umwami wabo. Abatoza agasuzuguro barangiza nabo bakakemera. Ibisebe birabarya kugeza igihe noneho batumyeho Mose bati noneho twadohotse, ntabwo tuzongera, ntituzongera. Imana irihangana. Ubwo turimo kuva mu gice cya gatanu, cya gatandatu n'icya karindwi, ahakubiyemo iby'ibyago bahuye nabyo kubera agasuzuguro basuzuguraga Uwiteka. Ibisebe bisa naho bigiye gukiruka, hicekamo urubura rurabamenagura, rwica imyaka. Rumaze kwica imyaka, ni ukuvuga ngo Egiputa yasigaye nta kintu na kimwe ifite. Rumaze kwangiza imyaka, ingorane yabayeho ni uko icyago cy'urubura cyakurikiwe n'inzige. Imyaka yasagutse, inzige zirayirya, igihugu gisigara ari amatongo. Mwumva ikindi kintu noneho cya cyenda cyabayeho. Mwari muzi ngo bwarije ntibwacya, igihugu cyose kiba umwijima wicura burindi, ku buryo kuwugendamo kwari ukwitwaza imuri. Ibyo byaherukijwe n'icyago cya 10, ubwo abana b'imfura bose bapfaga. Noneho Farawo arangije abamuzaga mu matwi bose arababwira ngo ntawe ngishaka kwanza mu matwi, ibyago mbonye birahagije, nimureka abanyegiputa bave mu nzira, Abisirayeli batahe, ubwoko burambuka buragenda. Niko mwangirwa abayobozi mwe, mutegereje kugira ngo muzagamburuzwe n'Uwiteka Imana yo mu ijuru. Yemwe bantu mwihaye kubwiriza ibyo mutatumwe n'Uwiteka, mwirirwa mushyeshyenga abantu, mubizeza ijuru nk'aho ari ryo muzajyamo. Mutegereje kuzagamburuzwa n'Uwiteka, mutegereze gato muzabibona. Ushobora gushyira iherezo kure, ariko ibyo wibwira ngo ni kure, we ntubara nk'Imana. Kuza kwa Yesu kuri hafi. Nushaka uzabyemere cyangwa se uzabyange, kuri hafi. Kandi inkozi z'ibibi zose n'abitoje kugomera Imana bagiye guhura n'akaga gakomeye cyane. Bimwe mu byo tugomba gukosora ni imyigishirize ipfuye
y'abaprotestani iteye ite yerekana ko ngo ibyago birindwi byanditswe mu byahishuriwe Yohana ngo bizabaho abantu baragiye mu ijuru. Nyumvira none se ndabyumva nyine mujye mwigisha mutyo. Wigeze usoma ibyahishuriwe neza? Wigeze ubisoma? Ibyahishuriwe igice cya 14 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9 herekana ubutumwa bukomeye cyane Imana irimo kugeza ku bantu muri iki gihe. Ubwo butumwa nta kindi, marayika wa mbere aratoza abantu ngo bamenye uburyo bwo kubaho Uwiteka. Ibyo mwarabyigishijwe mu byigisho byatambutse, uburyo abantu bakwiye kwitondera ibyayo n'ibyo yategetse kuko bazabibazwa. Ngubwo ubutumwa bukuye ngibyo ibyigisho bikuye mu butumwa bwa marayika wa mbere, ko abantu bakwiye kumenya uburyo bwo kubaha Imana bakitondera ibyo yategetse kuko bazabibazwa. Kandi imibereho yabo yose ubu ngubu iri ku munzane, irimo gukurikiranwa ku bigendere yabo, ku mikorere yabo, ku byo babamo. Ngicyo icyo Imana ivuga, ikongera ikaburira abantu kuva mu ndiri y'ibyigomeke n'abagomeramana. Marayika wa kabiri, Babuloni, abantu bakomatanije ubugomeramana n'ibyo twakwita ubukirisitu bitagize aho bihuriye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icyo ni ikibazo gikomeye, ni ishyano isi yagushije ubu ngubu. Ubuyoba abantu bagotomera nk'abanywa amazi, ibitagize aho bihuriye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abo bose bakoze igikuta cya Babuloni bitwa ngo barasenga. Abagomeramana mbega kaga, mbega ishyano, abagomeramana basenga. Abagomeramana basenga, ubwo murumva icyo kintu icyo ari cyo? Abo ngabo Imana irababwira ngo muve mu ndiri y'ibyigomeke. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri, muve mu ndiri y'ibyigomeke, mu ndiri y'abagomeramana. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwo bukavuga ngo nimwanga kuva mu ndiri y'abagomeramana mutegereze ibyago birindwi. Ariko nimuramuka mwemeye mukava mu ndiri y'abagomeramana, namwe muzabarwa mu bwoko bw'Imana. Ngubwo ubutumwa bukubiye muri iki gice cya 14 uhereye ku murongo wa 6 kugeza ku wa 9. Buratoza abantu kubaha Imana, buratoza abantu kwitondera ibyo yategetse, buratoza abantu kumenya ko ibyabo bisuzumwa, buraburira abantu ngo muve mu ndiri y'abagomeramana n'ibyigomeke. Kandi burabwira abantu ngo murahitamo kujya kuri uwo mugabane w'ubwoko bw'Imana cyangwa se murahitamo kwanga mukazarimbukamo. Mbere yo no kurimbuka ahubwo mukabanza guhura n'ibyago biri. Muri iyi minota myinshi dusigaranye, reka tubanze twirebere kimwe mu byateganijwe bigomba kugamburuza abagomeramana. Igitangaje mwa bantu mu byahishuwe igice cya 15 ni ipica y'ibizabaho ku bantu banze kwitondera ubutumwa bwanditse mu byahishuriwe handi igice cya 14. Ni ipica y'ibyago biri. Bibiri ikabivuga hazabaho ibi. Maze rero ikimbabaza cya myigishirize ipfuye abaprotestani dufite muri iki gihe ni ukumvisha abayoboke b'amadini yacu ibyago bizabaho abantu baragiye mu ijuru. Wasomye Bibiliya nabi, niba ari ukunabyigisha wize igicuri, soma ibyahishuriwe Yohana igice cya 14, igice cya 15 n'igice cya 16 banzureba. Ibyago bitegereje abaramye inyamaswa mu magambo avunaguye kandi asobanutse. Ibyago bitegereje abantu bose bagotomeye inyigisho zavuye i Roma. Mbasubiremo ntabwo mwabyumvise neza se. Ubu ibyago birindwi bitegereje abantu bose biyungiye hamwe mu rugaga rw'abakurikiza inyigisho zakomotse i Roma. Ni izakomotse i Roma, si ziva mu ijambo ry'Imana. Ubwo rero bantu, nk'uko twagiye tubyigisha, iby'imihango ya gipagani, ibyo kwica amategeko y'Imana, ibyo kutagendera muri gahunda z'Imana, byose uko twagiye tubibarondorera, Farawo yarabwiye ngo reka nkubwire, ibi wiratana bizahinduka. Iriya niba urimo kwiratana mwagize Imana igiye kukwereka ko atari Imana ahubwo ari ikigirwamana. Farawo ngo ntibyashoboka. Mose yatunze y'inkoni. Nawe uribwira ngo ibyago ntabwo bizatera, ngo bizatera abantu baragiye mu ijuru. Reka da, uri munsi y'ubutware bw'inyamaswa. Imihango ipfuye ibarizwa aho uyobora, ibarizwa muri wowe. Abayoboke bawe barica amategeko y'Imana nkana, ukibwira ngo nta kintu kibategereje. Reka da, ishwi da. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 16 guhera ku murongo wa mbere, ibyago by'imperuka bitera. By'imperuka numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abamarayika barindwi riti nimugende musuke mu isi izo nzabyandwi z'umujinya w'Imana. Umva aho nshaka. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa. Ngaho none si iby'inyamaswa ntitwabibabwiye? Hari inyamaswa twababwiye, twabasobanuriye inyamaswa ya 4, Roma nkirisitu. Uyu munsi ihagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatanye inshingano irimo gukora ibyo itakagombye gukora. Uyu munsi abantu bakaba babwirwa ngo nimwongere musubire kuri gakondo y'ibyanditswe by'uko byari bimeze, dusubire kuri uriya murongo. Ibyakagombye gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi kabitarimo kubikora. Ubwo rero umuntu wumva ibi byigisho nakiza amagara ye.
nakiza amagara ye, kuko igihe ntabwo ari igihe cyo gukina. Niba ushaka gukina uzagende witoza imikino ya rugby, witoza imikino ya basket, witoza imikino ya football, ugende ukina usimbuka urukiramende n'ibindi byose, ariko uzareke gukina n'iyi Bibiliya. Ibyo yavuze bizabaho. Icyago cy'ibisebe, reka mbanze ngisobanure. Ariko ibyo bisebe mvuga muzi ukuntu ibyabyo biteye. Ibyahishuriwe hano igice cya 16 umurongo wa 2 hatubwira ibisebe bizafata abantu baramye inyama, kuramya inyama, bagendera mu nyigisho z'ubuyobe. Ndaburira amatorero yose anyumva ngo nimushyira gahunda z'amatorero yanyu imbere, mugashyira gahunda imbere yo kugwiza abayoboke mu matorero, mugashimishwa no kubaka amashuri n'ibitaro, ni byiza, ni mu bikore. Mugashimishwa nuko gahunda zanyu arizo zijya imbere, Imana ikabura ijambo mu mitima y'abantu. Ntimushishikazwe n'agakiza k'imitima y'abantu, ibyo bintu akaba ari byo mushyira inyuma, ari byo byakagombye imbere. Ishyano mugiye kugusha nuko abayoboke b'amadini yanyu bose bazakandagirwa n'ibisebe. Ikimbabaza ni abayobozi bazakubitwa inkoni nyinshi, bazanigwa n'abizera kuko batigeze bababurira ngo bababwire ishyano ryenda kugwira iyi si kandi ritegereje abaturage b'isi, bitewe nuko bacumuye bakagomera Imana, bakagomera amategeko yayo. Ibisebe bibi, ibisebe kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro, nta hazima hazaba hahari, ni ibisebe. Ukumwirirwa mwirata, bamwe bambara uko bidakwiye, abandi basokoza uko bidakwiye, abandi bitwara uko bidakwiye, uwo mwirato wose uzamarwa n'iki cyago cya mbere. Ibisebe bizaza byuzura umubiri wose, nta muntu n'umwe uzaba ucyambaye ku isi. Mubanze mubyumve neza, mutega amatwi mufungure. Hazaba hambaye ubwoko bw'Imana gusa. Umuntu wese uzi ko arimo kwitoza kugomera Imana, Imana ivuga ntiyumve, iyo myenda uzayivanamo. Nta nubwo bizagutera isoni kwambarira ubusa imbere y'abana wabyaye. Ibisebe bizaza, icyambere cyo bizabanza gukora nuba kubanza guca iki kintu cyose cyitwa ngo ni icyoroshye. Amabera azavaho, imyanya ndangagitsina izavaho, amazuru azashiraho, amatwi azacika, kubera ko bizaba ari ibisebe. Iyo bavuze ngo bibi, wumva icyo ari cyo. Bizaba bije kugamburuza kugira ngo umuntu asogongera amenye neza agaciro ko kugomera Imana icyo ari cyo. Urabyumva neza? Urumva neza? Ibisebe bivuye mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro, ngo zagenda mu modoka yigendemo ubu ngubu, ngo zakandagira ku butaka bukandagira ubu, nguririga ubyina ngo urasenga byina ubu. Hari igihe utazabyina, hari igihe utazabyina, hari igihe utazabyina, ngo uraririmbira Imana ufite ibisebe, ururimi rurimo gucika, iminwa yavuyeho, amenyo yanamye asigaye ari hejuru kubera icyago cy'ibisebe. Mwe muroroshya ibitakagombye koroshya. Ibi byago bizaba biteye ubwoba ku buryo umuntu atabasha gusobanura. Nimusoma icyago cya kabiri byahishuriwe Yohana igice cya 16 ku murongo wa 3, handitswe iby'ukuntu inyanja, yewe tugerekeho n'icya 4, inyanja n'imigezi bizahinduka amaraso. Muzi impamvu se? Reka nyibasobanurire. Cyakora cy'uwarwaye ibibyimba n'uwigeze gukomereka arabizi neza. Iyo umuntu yakomeretse, iyo umuntu arwaye ikibyimba, akenera amazi yo kunywa. Nukugira ngo hatazagira inkozi y'ibibi izabona amazi yo kunywa. Nongere mbasubiremo, nukugira ngo hatazagira inkozi y'ibibi yitoje kugomera Imana izagira amazi, izanywa amazi. Inyanja, imigezi byose bizahinduka amaraso. Uti ntabwo byashoboka. Kwa Farawo se ko byashobotse? Niba ugira ngo ndakubeshya, kurikirana amateka y'ibyabayeho. Nile yahindutse amaraso, ipica y'ibyo wagombaga kuziga kumenya kugira ngo bisobanukirwe neza. Uti none se bizagenda bite ko iyo umuntu akomeretse cyangwa se iyo umuntu afite ibisebe ko biba bininda bikanyenya amazi, ko abakeneye amazi yo kunywa kandi amazi yahindutse amaraso? Bizagenda bite? Icyago cya 4, izuba rizahabwa gusa naho ritirimutseho gato, kugira ngo rihembe abariramije, kugira ngo rihembe inkozi z'ibibi, kugira ngo rihembe abagomera Imana. Mbabwira uko bizagenda se? Rya zuba rimara kumanuka, ubushyuhe buziyongera, rizatwika bya bisebe bizuma. Nibimara kuma, bimaze kuma, bikora ikintu cy'igihu gikomeye, kugikoraho bisa naho ari nko guhonda kuri aya meza murimo kumva ya studio ndimo guhondaho. Bya bisebe kubera ko byumye, maze nibirangiza bigende bicukumbura, byinjiramo imbere, kuko izuba ryamaze kubyumisha kandi nta mazi yo kunywa hari. Abantu baziroha ku rudigidi rw'amaraso, baruvotagire barurye, nibamara kururya byongera uburibwe kuri bya bisebe bafite. Ngurwo rutegereje. Bya bisebe turimo kuvuga byamaze
kumishwa n'izuba bizajya binyinya bisanga igikoba cy'inyuma kirakomeye, muri uko gukomera kwacyo maze byabizi bireka imbere bihinduka amashyira, nabyo birushize kugenda bicukura umuntu byinjizamo indani. Sawa rwose, itoze kugomera Imana, ariko ijwi wumva ririmo kukuburira ngo ushatse wahindukiza ibyo bitekerezo, ushatse wahindukiza ibyo bitekerezo byawe, ntiwishimire umugabane w'abantu ubona muri kumwe, urusengero rukubita rukagenda rukageza hariya inyuma. Ubwo isi yari ituwe n'abantu bake ku gihe cya Nowa. Sodomu na Gomora se ugira ngo bari bakeya? Abagabo barebare banini bafite hagati ya metero 5 na metero 8 bararimbutse barapfa bashirira ku icumu bazira agasuzuguro ko kutumva. Nowa akababwira ngo ibyo ntibizashoboka, kugeza igihe bamusekere. Imana itanga ibimenyetso, abantu barinangira, barangije ngo ibyo Nowa avuga ngo ntabwo bizashoboka byarashobotse. Se ko ubwo byashobotse abantu bagasoma ntu bagapfa bagashira, kuzageza igihe Nowa yagiye kumva yumva ijwi ryose ryasabaga ngo Nowa nkingurira rirarangiye, abantu bose barapfuye barashira. None Bibiliya iravuga ngo ntabwo bizabaho. Se ko we waje uvuka kubisanga wigeze ubyandika? Warabyanditse ku buryo wavuga ko ibyo ibyanditswe so yarabisanza, sogokuru yabisanza, kuzageza ku bikurikirane rw'abiwanyu bose nkwakurikiranya so akazageza ku gihumbi. Baje basanga ibi byanditswe byera bihari, kandi ibyo byavuze byinshi byagiye bisohora. Kukiwumva ko bitazabaho. Reka ntinde kuri iki cyago cya kane, icyago cy'izuba. Mbanze mbabwire impamvu dufite ishusho y'abirabura. Bigeze kumbaza ngo kuki abantu bamwe ngo ari abirabura ngo abandi ari abazungu. Mbanze mbasobanurira impamvu turi abirabura. Ni icyigisho Imana yashatse guha abantu ku munsi umwe uzagira abantu bose bakagira isura imwe. Ku byago 7 nta muzungu nta mwirabura abantu bose baza bafite ipica imwe, igikara. Kubera iki? Ibisebe bihuye n'izuba maze izuba rirabyumisha, abantu bose babigika. Iyo nibutse ko ndi umwirabura byongera kutuma negera Imana cyane, kuko ishusho mfite ari icyigisho cyakagombye kwigisha abazungu b'abagomeramana bazi kutwica gusa nta kindi bazi. Bataye Imana, bananiwe n'ibyanditswe byayo byera. Wumva ibyigisho byabo ukibaza, igihe kirageza ahubwo kugira ngo twigishe abazungu, tubasobanurire Imana bitwa ngo baratuzanye, tubereke uko bakwiriye kwegera Uwiteka. Bahumanije isi, barayangije, ibitwaro bya kirimbuzi. Ibyo bakora byose, yego hari ibyiza bakora, ariko ibibi bakora nibyo byinshi bikubye cyane ibyiza bakora. Rero abazungu twakagombye kubigisha tukababwira ngo hari umunsi umwe tuzasa, muratunena, muratwanga, muraduteranya kugira ngo mubone uburyo twicana. Natwe impumyi abirabura tukaritagurana tukicana, kandi byavuye hanze mubera. Ariko hari umunsi tuzasa. Iyi shusho yacu y'abirabura iranezeza cyane, iranezeza. Inyibutsa icyago cya 7 ubwo nta muntu n'umwe ku isi uzaba ufite isura, bose ari ibikara tsiki. Iyi shusho yacu ni icyigisho ku bantu bose batuye ku isi. Imana yarakoze kuba narabayeho ndi umwirabura, yarakoze cyane. Mbonye umwanya nasobanurira abazungu ko hari umunsi bo bazifuza kugira ishusho nk'iyi yanjye bayibure. Ariko icyo nababwira cyo, iki cyago kizaba kije kuringaniza. We yarigera umuntu akwiyemeraho akakwirataho, ariko nabonye yakaga kageza abantu bose barareshya. Nabonye abadokiteri benshi duhurira gukura umwumbati wo guhekenya, akaga kateye. Nabonye abacuruzi benshi bari bafite amamodoka bayataye bagenza amaguru, akubwira ati wambabariye kuri utwo tunyobwa ufite nanjye ukampa. Umuntu wabona gasa naho yicaga Gakiza, yakangaranyaga abantu, ahindutse simple, abaye very simple, abaye simple nk'abandi bose, araringaniye n'abandi. Imana izaturinganiza n'abatwiyemera, Imana izaturinganiza n'abirasi. Kandi reka mbabwire, Bibiliya iravuga ngo wishyize hejuru azacishwa bugufi. None byaba kunabi, we waciye bugufi ukazashyirwa hejuru. We wumva iby'iki cyigisho. Icyago cya mbere ibisebe. Umuntu akenera amazi, reka da imigezi, inuza, inyanja byose bihinduka amaraso. Noneho ayo maraso avure ahinduka urudigidi, noneho rw'umukara ruhite rubora, yewe ruzemo n'inyo. Icyago cya 4 cyumishe bya bisebe ku bantu, baze birohe kuri rwa rudigidi rw'amaraso, baruvotagire barudye. Murarurya se nicyo muzakoraho? Murarurya nicyo muzakora? He baba we, umuntu arabibabwira mukumva ari ibintu byoroheje, dore ko Bibiliya yivugira mu marenga, ari nayo abantu bahera bayisuzugura, batumva ibyayo, bumva ko bitazabaho. Bizabaho, bizasohora. Niba ugira ngo ntabwo bizasohora, uzaze mbikusobanure neza, mbikwigishe neza. Ariko niba wumva ukurikije aho twahereye, nta kimana yavuze kizataka. N'abantu birirwa babaha ubuyobe, twaratsindishirijwe, byararangiye, Yesu yarangije byose, ukagira ngo muririranwa ibyo ukora byose muba muri kumwe. Yarangije byose n'ukuri 100%, yarangije ibimureba. Ariko we hari icyo ubwirwa nawe kugomba kurangiza ku giti cyawe. Yesu se ko yapfuye akajya ku musaraba, akazuka, akajya mu ijuru, ni byiza byabayeho.
wowe si icyo usabwa n'iki? Hindura imico n'imibereho yawe, va mu ndiri y'abagomeramana, itoze kubaha Uwiteka niba wumva ushaka kuzajya mu ijuru. Naho nudakora gutyo, umuyoboke w'idini iryo ari ryo ryose, uko waba umeze uko ariko kose, iryo juru urimo gutekereza urimo kurirota. Ijuru ntabwo ari iry'inkozi z'ibibi, ijuru si iry'inkozi z'ibibi. Kandi nongere mbasubirire, ijuru ntabwo ari ingarane cyangwa puberi Uwiteka azakoreramo umwanda uwo ari wo wose. Daniyeli n'ibyahishuwe mwafashije hasi, maze iminsi numva ibyigisho ntazi ubwoko bwabyo, barimo gupfobya no gutesha agaciro Daniyeli n'ibyahishuwe. Dufite banki nkuru y'igihugu Beneri, tuzi ko ariyo isohora inoti za 5 n'izindi noti zarizo zose n'ibice. Ntabwo Beneri yigeze icirwa intege n'abakora amafaranga y'ibikwanga. Reka da, ntabwo mwebwe mufobya Daniyeli n'ibyahishuwe, mufobya ijuru, mufobya ukuri kw'ijambo ry'Imana, muzigera mutesha agaciro ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurahamye, kuzahoraho iteka ryose, kuzaguma uko kwari. Uzasoma amateka ariko y'ibyo bakoze abapapa, bati tugatwika Bibiliya, barazitwitse pe kuzimara mu Burayi, tuzica abavuga iby'Imana, barabikoze pe, bakirirwa babahayigira hasi kubura hejuru. Bamwe bagaburirwa inyamaswa, abandi bacibwa ibihanga, abandi babagwaho impu, abakubiswe kugeza bapfuye, abashyizwe mu bizu bakabura umwuka, abishwe n'ingoyi, abo baciyemo kabiri. Ibyo byose barabikoze ngo bagiye kuzimangatanya Bibiliya. Je ndimo kuvuga namwe ubu Bibiliya mfite ntabwo nazibara, mfite iz'icyongereza, mfite iz'igifaransa, mfite iz'ikinyarwanda, iz'amadini yose, kereka ikitavuga, kereka ititwa Bibiliya. Nyamara uwazura abapapa bariho icyo gihe, izo ngirwa abakirisitu ziyitaga abakirisitu, maze akazigeza hano muri iki gihe, bakareba umugambi bari bafite, maze bakareba Bibiliya uburyo zigwiriye, bakorwa n'iki? Gukuraho iby'Imana, kwica abantu b'Imana, kurenganya abayo, gushaka gucecekesha ukuri, kukuvuga uko kutari. Ntabwo bizabuza ukuri kw'ijambo ry'Imana gukomeza kuba uko kugura. Ari byo nababwiye, ntabwo inoti z'ibikwangara uko bazikora zikuzura igihugu zizigera zitesha agaciro inote zakorewe muri banki nkuru y'igihugu. Bishoboka ukuri kw'ijambo ry'Imana gufite ba nyirako, nukwa bose, ariko hari abagufite. Nubwo watesha ukuri kw'ijambo ry'Imana agaciro, badashobora kuvuvunuka mu maboko ya nyirukukubaha. Bazakwamamaza kuzageza isi n'ijuru birangiye. Imana ifite abayihagarariye, irabafite, kandi ntabwo babafite bwo guhamya ukuri. Reka wenda nihute ngere ku byahishuwe hano igice cya 16 umurongo wa 12. Ibyo bisenzegeri by'ibihirimvu byacitse intoki n'amano, bitagira umunwa n'amatwi, bitagira amazuru, kubera ko ibyago byaje bikabivanaho, batagira ishusho, bafite ishusho y'umukara. Bazaba bameze batyo, bazaba bategereje icyago cya 7 cya finale Yesu agiye kuza. Icya 7 giteye gite? Ni urubura rw'ibiro 25. Mugende musome neza mu byahishuwe hano igice cya 16. Ruza rukubita ku nkozi z'ibibi, zishwanyuka, amashyiragwa hirya no hino, isi yuzura imirambo. Ntabwo bazanogoka mpaka babonye mu maso h'uwitwa Yesu aje ashagawe n'ingabo z'abamarayika, bose bamwirebera ati noneho twajya twasobanukirwa n'agaciro ko gusuzugura icyo ari cyo. Dukubitanya amaso n'uwo twirengagije ibye, ntabwo twari tuzi ko byagenda kuriya. None wowe utwumva, wowe urumva uhitamo iki? Ni ku mugabane w'abagomba kugomera Imana cyangwa ni umugabane w'abagomba gusanga Uwiteka? Urahitamo iki? Urahitamo kuzakandagirwa n'ibyago 7 bitewe n'ukuri muri Babuloni, urugaga rw'abagomeramana bitwaje gusenga, kandi noneho bagomera Imana baramya inyamaswa, bakurikira inyigisho zavuye i Roma zidagize aho zihure no kuri kw'ijambo ry'Imana. Nibyo uhitamo cyangwa se urahitamo kubaha Uwiteka? Subiza, urahitamo kubaha Imana cyangwa se urahitamo kugomera kugira ngo uzakandagirwe n'ibi byago 7? Tuzongera tubikomozeho tuvuga ibyabo, ariko icyo nifuriza buri wese nuko wowe ubwawe wakagombye kwiherera ukibariza Uwiteka ibyaha wamukoreye, ukiyunga nawe ukava muri ubwo bujiji urimo. Ibyaha byawe ni wowe wabikoze, Imana irabizi, urabikoreka kwihorera ukagira ngo uhwanye nayo. Hari umunsi izagushyira ahagaragara ibyo wakoze, mbere y'uko rero ibishyira ahagaragara. Wowe ubwawe ndagusaba ngo isubireho, ugende ukemura urubanza rw'ibyaha byawe n'Imana yawe, uyisabe guhishurira ubugoryi n'inenge n'ibyaha ufite, kugira ngo ubashe kwiyunga nayo. Bitabaye ibyo no gusenga nushaka uzabifashe hasi, niyo Bibiliya nushaka uzayihera abandi, niba wumva ukeneye gukomeza kwitoza kugomera Uwiteka. Ariko icyo nifuriza buri muntu wese uteze amatwi radio y'ubuntu butangaje, va mu ndiri y'abagomeramana, garukira Uwiteka, jya mu nzira nziza, ubahiriza icyo Bibiliya yavuze, witondera amategeko y'Uwiteka kandi ukomeze ibyayo. Nutavuga n'umubwiriza witongo arabwiriza, nutavuga ibihwanye n'iby'ijambo ry'Imana ryo gukura abantu mu nzira mbi, nta museke uzagutambika. Ndashoje, mbifurije mwese kujya imbere y'Imana no kubaza Uwiteka ibyo mwakoze cyane.